Itangazo ry'abasifuzi se itangazo Ferwafa mu masaha y'ijoro abantu bariho birebera match rwose za Champions League bagiye kubona babona abavandimwe bo muri Ferwafa baranditse itangazo rero ni ibyemezo bya komisiyo y'Imisifurire muri Ferwafa umukino w'umunsi wa gatatu Gasogi United na Rayon Sport kuwa gatanu ukwakira 2025 komisiyo ishinzwe imisifurire muri Ferwafa igendeye ku mashusho ifite yasanze harabayemo kwibeshya ku gitego cya Gasogi United cyanzwe ku munota wa 89 kuko nta kurarira kwarimo no offside kuri Habumugisha Emmanuel komisiyo yasanze yarakoze ikosa rya décision technique incorrecte influençant le résultat du match. Ahagaritswe ibyumweru bine nkuko amategeko abiteganya. Kitondero. Ibyavuye mu mukino ntabwo bihinduka nkuko biteganywa n'amategeko agenga Rwanda Premier League mu ngingo yayo ya 8 agaka kabiri ingingo ivuga ibyerekeye kwemeza ibyavuye mu mukino. Turamenyesha abakunzi ba Ruhago ko Ferwafa irimo kuvugurura amategeko y'Imisifurire mu Rwanda yo muri 2019 kugira ngo agendane n'igihe. Tuzagukomeza gushimangira ubunyangamugayo, kongera ubushobozi bw'abasifuzi no gukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga imisifurire kugira amahoro. Iyo ni irya mbere. Rya kabiri. Nyuma y'imikino y'umunsi wa kane ya Rwanda Premier League yabaye hagati y'amatariki 17 na 19 ukwakira 2025 nkuko bisanzwe komisiyo ishinzwe imisifurire muri Ferwafa yateranye kwa 21 ukwakira ikora ubusesenguzi bw'uko imikino yagenze. Umukino w'umunsi wa kane APR Football Club na Mukura Victory Sport Loisir wabaye kuwa 19 ukwakira. Nyuma yo gusuzuma imigendekere y'uyu mukino komisiyo yasanze kuri Ishimwe Jean Claude yarakoze ikosa ryo kudatanga ikarita y'umuhondo yari kuba ari ya kabiri ku mukinnyi nimero 17 wa APR yari guhita ibikarita itukura. Ahagaritswe ibyumweru bibiri nkuko amategeko abiteganya. Kuri Mugabo Eric yarakoze ikosa ryitwa décision technique incorrecte influençant le résultat du match. Aha yanze igitego cya Mukura ku munota wa 86 yerekana ko umukinnyi wa Mukura yari yaraririye kandi atari byo no offside. Ahagaritswe ibyumweru bine nkuko amategeko abiteganya. Mugira amahoro. Ayo ngo Iki ni itangazo rero ritomoye rya Ferwafa ariko rigani benshi bati ntabwo twari tuherutse kubona umusifuzi hano avuga ngo ntiyatanze ikarita cyangwa se ngo yasifuye offside ubundi bavuga ngo yibeshye nawe ni umuntu none batangiye kubihanirwa bishatse kuvuga iki si we gusa hari n'abandi bare bahanwe na mbere Ferwafa ntiyabitangaza nakurikiye ikiganiro cy'abavandimwe kuri Radio 10 Ngabo niwe wabibreakinze abivuze Ferwafa iranatwitinga inyomoza ivuga yuko atari byo ariko byaro guproteja gusa icyo kintu kubera yuko abasifuzi bari bahagaritswe imikino 5 batifuzaga yuko byako kanya byahita bijya muri public kuko hari ukuntu imisifurire na rubanda cyangwa se n'abakunzi b'umupira n'abaturage hari ukuntu bisa n'ibitameze neza kandi bimaze igihe mu Rwanda si ibya none umuntu biba marabizi ko hari byinshi biba bidatunganye bidashoboka gusa kudatungana biturutse ku bushobozi buke wenda bw'umusifuzi akaba afite ubushobozi rwose atabitewe n'ubushobozi buke cyangwa ubumenyi buke mahugurwa yarayabonye afite ari umusifuzi ukomeye bidaturutse wenda kukwibeshya nk'umuntu twese turibeshya bibaho nawe uri umusifuzi ntiwanoza ibintu byose ahubwo ukabona hari ikihishe inyuma y'iyo misifurire mibi kandi umuntu akora ubona ko bigambiriye cyangwa bigendereye akabikora nkana kandi ku buryo busa nkaho buhoraho kandi bikisubiramo ibyo rero abakunzi b'umupira barabizi baranabiganira kiri no mu bintu byangije isura y'umupira wacu kinawubuza ihame rya competition umupira wakabaye yubakiyeho nanjye ndumwe mu bagezweho
n'ibyo bintu byo kugirana akantu ka akoroshaje n'abasifuzi ntitwumvikana. Nanjye hari uko ntabyemeraga, ariko nabo rega nanjye nuko nawe byigeze kubaho, n'abasifuzi. Si igitangaza rero ko Ngabo nawe byabaho rwose, Ferwafa ikanyomoza, ariko amakuru ahari yizewe rwose, barahari bari barahagaritswe na mbere y'aba Cucuri. Nawe reka tujya muri insida nyirizina, reka wenda tuze kwinjiramo nyuma, ariko mbanze dukubitire muri Ferwafa ahubwo. Twakire visi perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ushinzwe ibya tekinike, ni Bwana Mugisharishari, ndetse akaba ubu ngubu ari acting general secretary muri no minsi nyine, akaba ari byo byose arimo kugenda bihuza. Tumwakire noneho nawe atuganirire kuri iri tangazo. Bwana Esi akaba na visi perezida, mwaramutse. Aramutse neza. Tubaye ikaze muri Imikino. Murakoze cyane. Twatima kuganira kuri ku byemezo mwashyize hanze muri iri joro, mwaraye mushyize hanze bigendanye no guhana abasifuzi batitwaye neza kuri match zitandukanye, ariko hariho ibyatunguye abanyamupira, nkaho twibazaga tuti ese iyo umukinnyi akoze ikosa umusifuzi ntamuhe ikarita y'umuhondo, nabyo mwatangiye kubihanira. Hari ubwo tuvuga tuti umuntu asifuye ko umukinnyi yaraririye kandi atari byo, tukavuga ngo yibeshye, abenshi bakavuga ati n'umuntu yakwibeshya. Noneho ubu ngubu ibi byemezo murimo gufata birimo birashingira kuki kugira ngo abasifuzi tubone barimo guhanwa mu buryo buremereye nka gutya? Urakoze Rugaju, ibintu bigeze hose. Twabikirije icyo dushingiraho gikomeye kuriya, sinzi niba abantu babizi, ariko amabwiriza n'amategeko tugenderaho imisifurire n'ibijyanye na komisiyo ishinzwe na 2019. Ibihano byose byatangajwe cyangwa se bizagenda bitangazwa n'ubundi bishingiye kuri ayo mabwiriza. Harimo urugero nk'ingingo ikomeye yitwa bareme y'ibihano bitewe n'amakosa abasifuzi bakora. Urugero ufashe nk'urugero rworoshye, urugero kuri kesi nk'iya Shimwe Jean Claude, n'ubundi bareme y'ibihano ku muntu wagatanze ikarita, kuko ntawamenya icyari kuba n'urugero y'iyo kufura karita, kuko icyari kuba nk'uko tubivuga byanze bikunze abakinnyi bo mu ikipe ya PL bari kuba bakinnyi gutuma urugero abona ikarita y'umuhondo ya kabiri, bigasaba ko asohoka mu kibuga, bikunze senariyo y'umukino ibihindutse. So mu bihano bihari rero, ku ikarita igomba gutangwa bigaragara ko ikosa mu by'ukuri iyo karita risaba ko iyo karita uyitanga, nuko abo bantu bahanwa ibyumweru. Ariko nabyo niyo mpamvu twanavuze n'ikintu cy'amavugurura, kuko bimaze iminsi bikorwa. Urumva mu by'ukuri icyakabaye cyiza no guhana imikino, so guhana ibyumweru. Ariko amategeko ya 2019 yo abivuga mu buryo bwa iyi minsi ya kalendari, ibyumweru 1, 2, 3, 4, 5. So kuko rero tukigenderaho rero, niyo mpamvu ariyo yashingiweho ibi bihano bitangwa. Ariko icya kabiri, umupira wabaye ku mugaragaro, abanyamupira bawukurikiye ku mugaragaro, ni byiza ko byanze bikunze n'ibivamo ndetse n'ibyemezo nk'ibifatwa abantu babimenyeshwa, hakirindwa ibihuha cyangwa se no kuvuga amakuru atariyo. Niwo mwanzuro rero nka Ferwafa twafashe ko ku mikino nk'iyi Rwanda Premier League n'urugero, nk'uko tubivuga amakosa cyane cyane nk'abahanwe ibyumweru 4, nuko amakosa y'ibyo bakoze birashobora ko iyo batabikora byari bindura zitoza umukino. Ariko se bo barabyemera, kuko nka Cucuri niwe warutanze urugero, akubwiye ati wenda ikosa ngiye nabonye ridakwiriye undi muhondo, mwabahaye ibihano bo barabyemera, amakosa barayemera. Reka yenda mbisobanura uko bigenda. Dufite komisiyo igizwe na perezida wa komisiyo n'abamambure 4, bose bafite uburambe mu bijyanye n'amategeko ya IFAB agenga ibyo bita laws of the game mu Cyongereza, amategeko agenga imikinire cyangwa umupira muri rusange. Dufite departement ibishinzwe. Iyo icyemezo kijya gufatwa nk'ibi byafashwe, gifatwa abakozi b'iyo departement babiyobowe na perezida wa komisiyo n'abamambure be, habanje kurebwa video y'umukino, birumvikana niba ureba video ufite n'ubushobozi bwo kusubiza inyuma mu buryo wawitegereza. Niyo mpamvu burya n'abafite technology igeze kure nka VAR byoroha kugira ngo ibyemezo bifatwa biba ari ibyemezo
wavuga ko by'ubutabera cyangwa se biri fair. Aba bantu rero bafite ubumenyi n'ubushobozi buhagije ku icyemezo bafata tuba duhamya ko mu by'ukuri cyujuje ibisabwa. Umuntu kuba musifuzi yabyemera atabyemera turi abantu twese. Nawe umuntu ashobora kuguhana no mu kazi gasanzwe ukavuga ko amakosa utayemera, ariko nibikuraho ko ikosa ryakozwe kandi rigafatwa n'urwego cyangwa se na komisiyo y'imisifurire ifite ubushobozi mu buryo bwa tekinike mu bumenyi, ariko nanone inafite n'ubwo buryo yakoresheje bujyanye n'ikoranabuhanga, videwo y'umukinnyi baba bayirebye. Urugero rworoshye naguha ni nko kuri kesi ya Mukura n'urugero. Mukura yagize itya iduha videwo za biriya bice n'ubundi yajyaga iburana. Niyo mpamvu buri ibyo twasohoye mu itangazo ntabwo ari detaye zose, ariko Mukura mu kwandika kwayo yo yaburanaga kese zizabaye mu buryo bune. Yaburanye kese yabaye ku minota 64 ivuga ko umukinnyi wabo Malanda yakorewe ikosa ryakabaye ritanga penalty. Tubasubiza kuko twabashubije mbere yuko n'itangazo ryasohoka, ukurije komisiyo ko yabisuzumye yasanze ahubwo yarigwishije, byaragombaga kuba indirect free kick ndetse agahabwa nayo kare.